tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani. Ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashobewe, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashavuye, ekundorere, nekundorere, nekundorere, nekundorere. Murakoze cyane mwebwe muyoboye iki kiganiro, kandi mukaba mwanyemereye ko kuri uyu munsi wa none naza gutanga ikiganiro cyanjye. Ariko mbere yuko ntangira, ndagira ngo mbanze nivuge. Amazina yanjye nitwa Ngarama Jean Bosco, nkaba ndi umunyamuryango wa Fondation Ibuka Bose Rengera Bose, kandi nkaba nyihagarariye ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndashimira rero kandi byimazeyo n'abakurikirana iki kiganiro muri uyu mwanya ndi kugitanga, kimwe n'abazagikurikirana, ndavuga abanyarwanda muri rusange, mu gihe kiri imbere. Mu by'ukuri rero, nk'uko nari ntangiye mbivuga, nazinduwe none no kugira ngo tuganirize abanyarwanda, ariko insanganyamatsiko y'ikiganiro cyanjye kuri uyu munsi wa none nateganije iragira iti: ingoma y'igitugu imeneka vuba. Buri wese rero wumva umutwe w'iyi nkuru, cyangwa se buri wese wumva insanganyamatsiko y'iki kiganiro, ashobora kwibaza tese uwateguye ikiganiro yashatse kuvuga iki. Murahishiwe rero, ibyo nibyo ngiye gutangira muri aka kanya. Ingoma y'igitugu nshatse gusobanura muri aka kanya ni ingoma y'ubutegetsi bwa FPR iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nateganyije rero, cyangwa se nateganije iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo iyo ingoma y'igitugu imeneka vuba. Icyo nashatse rero kuganishaho muri rusange ni uko abaharanizi b'uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se abavugira rubanda bakunze akenshi gukoresha imvugo igira iti: ingoma y'igitugu imeneka vuba kuko igira abanzi benshi. Wakwibaza utese, kugira ngo iyo ngoma yitwe igitugu cyangwa kugira ngo igire abanzi benshi biba byagenze gute? Amateka atubwira inyinshi mu ngoma z'igitugu zabayeho kuri iyi si, ko zagiye zikorera ibikorwa bibi abaturage, ariko mu gusoza zigasoza nabi. Ibyazirangaga rero muri izo ngoma z'ibitugu ni uko abaziyoboye, kimwe n'uko Perezida Paul Kagame ayoboye FPR Inkotanyi, bihereza ububasha bukomeye, abenshi bakagera n'aho bigereranya n'Imana. Ndagira ngo murabyibuka, mu Rwanda abenshi batangiye kuvuga yuko Paul Kagame ari impanga ya Yezu, bamugereranyije na Yezu Kristo. Hari n'umwe mu bahanzi bo mu Rwanda rwose nigeze numva udajijutse wemera Yezu Kristo kandi aririmba n'indirimbo z'Imana, nigeze numva avuga mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru ati: Perezida Kagame yakoze ibintu byinshi cyane biruta abanditse muri Bibiliya, nawe yagombye kwandikwa muri Bibiliya. Ndetse tukiri aho ngaho, kugira ngo tuze kumanura inkuru yacu neza, nuko n'umwe mu bayobozi bari rashyira hamwe Ibuka ryo mu Rwanda riharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside y'Abatutsi, nawe ubwiwe yatangaje yuko Imana itigeze irokora Abatutsi, ko nta n'icyo yabamariye, ahubwo ko Abatutsi barokowe na FPR irangajwe imbere na Perezida Kagame. Mu by'ukuri rero, ibi mpereyeho, izi ngero mpereyeho zerekana ko hari uburyo umutegetsi agera ku butegetsi akimika igitugu cyewe rwose. Mu kukimika abantu bakamufata nk'Imana, ariko mu gusoza ubwo butegetsi busoza nabi. Ingero ni nyinshi dufite, turaza kuzibona mu kanya kari imbere. FPR itera igihugu cy'u Rwanda ku itariki ya 1 z'ukwa 10 muri 1990, intero n'inyikirizo yari uko izaniye abanyarwanda demokarasi.
Ibi rero byavugwaga kuri radiyo Muhabura, birirwaga babiririmba hirya no hino bavuga ko abanyarwanda bagiye kurokorwa, mbese ko bagiye kuzana demokarasi isesuye mu gihugu cy'u Rwanda, ko bashinjaga perezida Habyarimana yuko yakoreshaga ishyaka rimwe ryari MRND, ishyaka rukumbi mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yuko bamaze gufata igihugu, ndavuga mu kwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1994, bari bafite cyangwa bagaragaje ikintu bise inyandiko bise porogaramu ya politiki ya FPR, yari igizwe n'ingingo 8. Muri izo ngingo 8 zose zakoraga ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu bwose muri rusange, kugeza naho bavugaga yuko baje guca ikibazo cy'ubuhunzi. Icyo gihe rero ndavuga nk'abacitse ku icumu, muri icyo gihe bari bamaze kuva mu bihe bikomeye, ababo barishwe, inzu zabo zarasenywe, abenshi barahunze, barabaye ibimuga, abandi barakuyemo uburwayi bukomeye. Bafataga mu by'ukuri ko FPR ije nk'umucunguzi. Ni kimwe n'abandi bandi, ndavuga abantu bo mu bwoko bw'abahutu nabo bari baratotejwe, kimwe n'abandi bari basigaye mu gihugu batarahunze, ariko mu by'ukuri bari ndavuga muri rusange nk'abari bakeneye impinduka. Bumvaga yuko mu by'ukuri mu gihugu ko ya demokarasi uko bagiye gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ya porogaramu politiki yabo batangazaga muri za ngingo 8, ko aribyo bagiye gushyira mu bikorwa. Ariko rero FPR ikigera ku butegetsi, ku ntangiriro nibwo yashyihise ishyiraho guverinoma ya mbere, ariyo yise ngo ni guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda. Muri iyo guverinoma rero mu kuyishyiraho, icyaje gutungura abantu nuko ibijyanye n'amasezerano yarusha mu ngingo zose, simvuge ngo zose na nkeya, cyetse wenda nka minisitiri w'intebe bashoboye gushyiraho wateganywaga n'amasezerano yarusha, ariko nabwo we bashobora kuba baramushyizeho agakingirizo kugira ngo babone uburyo biyegereza abanyarwanda. Mu by'ukuri amasezerano y'amahoro yarusha yari amaze gusinywa, yumvikanyweho n'impande zombi, yashyizwe mu kabati, arajugunywa, aba nkaho nta gaciro amaze, kandi yarahuje abanyarwanda ndetse n'amahanga muri rusange, bicara igihe kirekire kugira ngo babe bayagezeho. Icyakozwe rero nuko ahubwo FPR yatangiye yimika igitugu cy'umwuga. Nkuko nari maze kubivuga rero, bariya aba bacitse ku icumu bo bari bafite icyizere, bavuga ati tuvuye ahantu hakomeye tugiye kujya ahantu heza, kuko abafasha ubutegetsi baje bafite gahunda nziza yo kurengera abanyarwanda. Ariko rero icyaje gutangaza abanyarwanda bose muri rusange nuko kuva iyo guverinoma yiswe y'ubumwe yajyaho, abanyarwanda bakomeje kwicwa, hari maze guhagarikwa jenoside yakorewe abatutsi, ariko abanyarwanda ndavuga bo mu bwoko bw'abahutu bakomeje kwicwa buhoro buhoro, bigera naho biza gusingiraho baza kwica abantu muri ibyo nakwita amas, abantu bari hamwe ari benshi, ndavuga nk'izo za Kibeho. Ubwicanyi buza kwimuka, byari bivuye naho bakunze kuvuga cyane muri za stade za Byumba, kimwe n'abandi bagiye bicaho FPR yanyuze hose, kuko abahutu barishwe benshi no ku bwinshi. Abantu nibumva tuvuga ibi ntibakajye bavuga ngo bari abantu bari gushaka gukabya. Ibyo tuvuga tubifitiye ibimenyetso, yaba amaraporo atandukanye y'imiryango mpuzamahanga, yaba ay'imiryango nyarwanda, yaba ndetse n'ubuhamya bumwe bugenda butangwa na bamwe mu basirikari bahoze ari ingabo za FPR, banze kwihanganira igitugu n'ubwo bwicanyi, bakiyemeza kuvugisha ukuri no gutangaza ibyabaye ku bikorwa bibi byakozwe na FPR. Ibyo rero ni ibimenyetso bifatika tuba dufite, ku buryo umuntu atavuga ngo aba bantu ibyo bavuga ni mu kirere nk'uko bakunze kubivuga. Ubu bwicanyi rero bwarakomeje, buza kurenga imipaka, bugera naho bwadukira ibihugu by'abaturanyi. Ndagira ngo umenyureho nihuta, ababibuka neza cyane, muribuka intambara yateye muri Zaire ku bwa Mobutu yo gukuraho Mobutu, ariko impunzi z'abahutu zarahatikiriye, abantu barapfa kuva ku mipaka mu burasirazuba bwa Kongo kugera za Kinshasa, kwambuka ndetse n'imipaka. Intambara zakurikiyeho zindi turazizi, za M23, za CNDP n'izindi za RCD, abahutu bagiye bahatikirira, dore ko aribo bagendaga bagambiriye bitwaza ko aribo bagiye gushaka, ariko nubwo babaga bafite misiyo iri double, bafite ibindi bakurikiranye n'ubutunzi n'abo mabuye y'agaciro bagendaga bishakira. Aho rero Paul Kagame abereye perezida, mbese aho
bamariye gukora kudeta yo guhirika Bizimungu ku butegetsi, igitugu noneho cyakabije umurego gifata indi ntera kugezaho mu mwaka w'ibihumbi 2015 wari perezida warurangije manda ebyiri Paul Kagame ahindura itegeko nshinga, noneho bagakora irindi tegeko nshinga rishyashya rimwemerera manda ya gatatu, ndetse rikaba ryaramudodeye mu by'ukuri n'itegeko rimwemerera kuzasazira ku butegetsi, mbese akabuvanwaho n'urupfu. Ibi byose rero uretse ko ntagiye ndondora ikintu ku kindi, mu by'ukuri byanyuze mu cyo nakwita igitugu cy'umwuga, kuko mpereye nko mu myaka yakurikiyeho bamaze gufata ubutegetsi mu nzibacyuho guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 hagiyeho gusesa amwe mu mashyaka ya politiki, hajyaho kwica abantu bamwe batemeraga ibyo FPR ikora, ndavuga nk'abasangirangendo bari bayifashije kuva iyo yari iri iyo za Uganda, kuva iyo za Byumba n'ahandi kugera ku butegetsi, ndavuga nk'abahutu bari bayirimo, nkongera nkavuga n'abandi bandi b'abatutsi bari muri FPR ariko batemera amafuti FPR yakoraga n'ubugizi bwa nabi yakoreraga abo mu bundi bwoko badahuje b'abahutu. Abo bamwe abenshi rero muri abo bahunze igihugu bajya hanze baricwa, abandi yabagize amahirwe bashobora guceka ku icumu bajya mu bihugu bya kure. Kuri uyu munsi rero wa none twakwibaza tutese mu gihugu cy'u Rwanda igitugu kigaragarira hehe? Ibi nibyo byanzinduye kuvuga. Mbere yuko mvuga kuri ibi byo mu gihugu cy'u Rwanda aho igitugu kigaragarira, ndashaka ngo mbwire abadukurikiye yuko leta z'ibitugu zose zabayeho ku isi zikoresha uburyo bumwe bujya gusa, ariko aho zihurira cyane ku bijyanye n'igitugu, icya mbere ni ugukenesha abaturage kugira ngo hatazazamuka kugira ngo hatazagira utera imbere n'umwe. Ikindi cya kabiri leta z'ibitugu zihuriraho nuko ari uko zitera abaturage ubwoba no kubacecekesha, bityo buri muturage akabaho azi yuko hagize akantu akora yahura n'ingaruka zikomeye. Ibi rero twakunze kubibona no ku butegetsi bwa FPR muri cya gitugu navuze, mu rugero ruri hafi nko muri kuri ako gatondo yamaze gutanga kiye nuko no gukenesha abaturage barabakenesha pe, amafaranga agatungwa n'agatsiko gatoya kari ku butegetsi kandi kindobanure, akaba ariho biharira ibyiza byose by'igihugu, ikitwa urufaranga na systeme y'amafaranga n'ahakorwa ku rufaranga amabanki, za entreprise, inganda n'ibindi byose binyuzwaho amafaranga, byose bikaba biri mu maboko y'ako gatsiko. Noneho rubanda isigaye, uwitwa Padiri Nahimana wakunze no kubivuga neza cyane, ni rubanda igoka. Iyo rubanda isigaye yo ikabaho mu marira, itunzwe no gusabiriza cyangwa no kugira gatoya ishobora guhabwa na leta. Ikindi kiyongeraho nuko ahubwo leta cyangwa se ka gatsiko kaguma gutsikamira ya rubanda yo hasi, ku buryo n'ibyo n'uduke rubanda yashoboye kubona bajya kubibaka bakabibambura cyangwa bakababyaza ibisoro irengeje, ku buryo umuturage azahora akennye ntagire icyo yigezaho. Reka mpanze ntange urugero, sinjye mu banyagitugu bakure cyane, ndabaza ntange nk'umwe urugero rumwe ku banyagitugu begereye cyangwa mu byo twabonye hafi y'ibihugu byacu, ntitujye mu bihugu by'amahanga. Tujye kuvuga ku rugero wenda rwa perezida Mobutu, Marshal Mobutu wa Zaire. Njya nkunda gukurikirana filime yitswe, abazabona kanya bazayirebe kuri YouTube, yitwa ngo Mobutu le roi du Zaire. Iyo filime mu by'ukuri iyo uyirebye ukabona uburyo perezida Mobutu yatangiye ari umusore mutoya, uburyo bamuhisemo kugira ngo ajye muri guverinoma, uwamuhisemo uwamuhisemo ndavuga Lumumba, Mobutu niwe waje no kumwica kandi ariwe wamuhaye ubuyobozi, yamufungishije agira ate no mu kiganiro uwo Lumumba wari minisitiri w'intebe yahaye abanyamakuru, yaravuga ati sinzi ibyo mu butakora rwose, ninjye namuhisemo kugira ngo ashobore kwinjira muri guverinoma. Aho rero mu by'ukuri iyo urebye iyo filime ubona uburyo Mobutu yatangiye ari umusore ukomeye uvuga arikijyana, yajya mu baturage akabona ko bamukunze, bakora animation, bakamuririmba, bakamukuza, Mobutu père de la nation, baba wa taifa n'ibindi. Ibyo rero byaramuzamuye cyane, aza kubona ko yabaye nk'Imana, ari ibikorwa byinshi yagiye akora bishaka kumushyira mu rwego rw'abantu b'ibitangaza,
ariko sicyo nari ngambiriye iyo filime abazabona umwanya bazayirebe bari uburyo umuntu atangira n'uburyo asoza. Ni filime yambereye inyigisho ku buryo igihe cyose iyo mfite n'ibibazo byanyugarije cyane mu bibazo birebana n'ubuzima bw'igihugu cyacu n'imiyoborere yacyo, nza nkunda kujya kureba iyo filime ya Mobutu. Mobutu rero igikomeye cyaje kubamo nuko abaze guterwa na Laurent Désiré Kabila, ahantu mwibukira cyane ni igihe bari bagiye kugirana bagiye yahuye n'uburwayi, yatewe ari kwivuza agaruka agira gute, baza kujya mu mishyikirano, Mandela ari ubahuje na Kabila yicaye no hagati. Mobutu bamuhaye ijambo no kuvuga biramunanira yuko yantare umwe wiyitaga le Léopard du Zaïre, ingwe ya Zaïre, uwo munsi yahindutse imbeba. Guhaguruka byaramunaniye. Mandela w'umusaza ufite imyaka muri 90 niwe wamuteruye kugira ngo ahaguruke kubera yari ageze ahakomeye. Mu by'ukuri bishatse kuvuga iki? Nta muntu w'igitangaza ku isi, nta nakamara ku isi. Ahandi navuga nuko ukurikije uburyo mu madisikuru yavugaga azamura intugu komeye yerekana ngo hari abanyamakuru bamubazaga bati impamvu yishe aba politiciye 29 ngo bari bateguye kudeta kandi byari ibintu by'ibihimbano, nabwo abazakurikira iyo filime bazabirebe. Yaravuga ngo narabikoze ngo nundi ngo uzagerageza nawe ngo azahura n'ingorane, kuko ari gutanga urugero. Byerekana iki? Umuntu ari kwiyemera ko yisha abantu. Uravuga ko we wisha abantu, we nta buzima ufite. Bo bigera n'ahandi bigeze bamubaza bati kuri demokarasi muri Zaire, aravuga ngo no, ngo demokarasi ngo twayikora ngo ntabwo ko ngo twayikora ngo ijambo kuri ni nk'abanyaburayi, ngo twe turi abanyafrika turabita ngo ubwoko bw'ababantu, ngo dukora demokarasi nyine gushingiye ku bintu ngo by'ubwoko n'umuco ngo byacu by'ababantu. Ariko rero akanyuma ndangirizaho ku gitugu cya Mobutu no gusoza kwe nabi nuko nyuma yaje kuva kwa muganga ataha i Kinshasa. Ageze i Kinshasa intambara yaririmbanije, aganira n'abanyamakuru. Hari ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru bamubaza ibibazo, Mobutu aravuga ngo yabivuze mu rurimi rw'igifaransa, yaravuze ngo l'ennemi a profité le moment où j'étais terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Donc ashatse kuvuga iki? Ashatse kubwira abantu yuko yemeye ko bamuteye inkota mu bitugu d'abord. Icyo ni ikibazo gikomeye. Yari yataye intege atagigeza ashobora kumva yuko ari wa wundi wa kera. Ni kwa gusoza nabi rero nashatse kuvuga ko abanyagitugu. Reka tugaruke ku gihugu cyacu mu Rwanda. Igitugu mu Rwanda kigaragarira mu nzego nyinshi, ariko mu by'ukuri dushatse kubwizanya ukuri buri wese arabibona mu gihugu, yaba uri hanze y'igihugu, yaba nuri inyuma y'igihugu. Ububabare bw'abanyarwanda n'imiborogo yabo arabubona. Turebe mu bijyanye n'ubukungu. Mu bijyanye n'ubukungu mu by'ukuri twari dusanzwe tuzi yuko umunyarwanda atunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Kera nubwo bitari moderne cyangwa bya kijyambere, ariko hari duke twari twagerageje nibura kwivugurura. Kera bajyaga bavuga ngo ubuhinzi n'umukenyero, noneho ubworozi n'umwitero, kuko umunyarwanda wese hafi 80% babaga batunzwe no guhinga no korora b'abaturage basanzwe. Ubu rero icyaje gukurikiraho kuri ako gasambu k'uwo muturage, iyi leta y'abanyagitugu yaraje iravuga iti no, désormais isambu turayibambuye muri rwa rwego rwo kubakenesha. Bashyiraho itegeko rivuga ko isambu bayira ya leta umuturage akayitizwa imyaka 99. Kimwe twitaga gakondo nyarwanda, barafina no gukunda kubivuga neza. Ya gakondo tuba turayitakaje. Ubwo no kuvuga ko abantu benshi bakunze kwibaza ati ari leta ari n'abantu wabayeho mbere ninde. Icyo gisubizo buri wese yakibona, ariko icyo nashaka kuvuga nuko kuba umuturage yambuwe isambu yiwe leta akaba ifite uburenganzira kurusha umuturage ni ikindi kibazo. No kuvuga ko uba wambuwe n'uburenganzira mu gihugu cyawe, iki kubutakaje deja gakondo. Ikindi cya kabiri, umuturage nubwo iyo sambu yitwa ko yitijwe y'imyaka 99, umuturage abuzwa uburenganzira bwo guhinga icyo ashaka mu murima wiwe. Hari n'abambuwe noneho imirima, ingero ni nyinshi. Hari ibyagiye biba mu mirima y'ibishanga, abaturage bahingaga nk'ibyo bigori byabo, bahingaga ibijumba byabo, barabyamburwa, ahubwo bihabwa abanyamahanga baza guhingamo ibyabo. Nuko babyitirira n'abanyamahanga, ariko n'abantu bo muri FPR baba bihawe, bagahingamo ibibafitiye inyungu, umuturage bakamwirukanamo ngo igishanga ni icya leta. Hagiyeho n'amategeko kuri ibi bijyanye n'ubutaka yo gukumira abaturage. Mu by'ukuri
bigatuma umuturage yibona ko atari umunyagihugu. Mu gihe tukivuga kuri ibi bijyanye n'ubukungu, hajeho ikindi kintu cyo gusenyera abantu. Hari politiki yahimbwe na FPR y'ijambo bise ngo ikintu cyitwa amanegeka. Iryo jambo ryaje mu by'ukuri ari ijambo karundura, ari ijambo kirimbuzi, ku buryo ahantu bashaka gushyira inzu zabo bagashize cyangwa bashaka kugurisha n'abanyamahanga baza bakavuga ngo ahangaha ni mu manegeka, abaturage bagahita babirukana bakagenda bazerera. Ingero turazifite ni nyinshi. Hari abaturage bahitwa muri za Kangondo, muri za Banyahe n'ahandi henshi, ku buryo abaturage bamaze kwirukanwa muri Kigali. Kigali yahindutse, nsigaye numva ko ari nabo bahindutse guhereza abanyamahanga aho ngaho muri Kigali, mu gihe abene gihugu kavukira umunyarwanda yirukanwa muri Kigali akagenda azerera adahawe n'ingurane ku bijyanye n'umutungo wiwe. Ibi rero bijyanwa n'ubundi nuko abaturage muri gahunda nyine yo gukenesha abaturage, bijyanwa nuko n'ubundi abaturage bishyuruzwa imisoro irenze urugero kuri utwo n'ubundi babagenera, mbese hakazaho no guhezwa no mu byiza by'igihugu, ku buryo ahantu hari ifaranga hose usanga FPR ari hafite ukuboko kurekure yigizayo abandi. Aho hari mu bukungu, tujye mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Mu mibereho myiza y'abaturage ndabivuga muri make, tujye ku bijyanye n'uburezi. Ireme ry'uburezi ryarasubiye inyuma cyane. Biterwa n'iki kuba riri hasi? Mu ntangiriro FPR gifata ubutegetsi, akenshi ari ijambo ryakunzwe gukoreshwa na Perezida Kagame rivuga ngo injiji ziba mu bize. Abantu wenda b'abasesenguzi bazanadushakire bazadusesekurira ijambo neza, ariko mu by'ukuri iyo urebye usanga ari umugambi wari wihishe inyuma ya ideoloji yabo y'abantu bo muri FPR yo gushaka kugira ngo bagire umubare munini w'abanyarwanda ariko bawitirira uko wize. Kugeza kuri uyu munsi wa none, hari ikiganiro narutse no gutanga kuri radio n'Imana Bukareza n'Urumuri, twavugaga ku bijyanye n'ireme ry'uburezi mu gihugu. Usanga mu by'ukuri abantu barangiza bavuga ngo barize ariko bagahabwa impamyabushobozi, mbese diplome, reka mbivuge diplome, bagahabwa diplome ariko zitemeza ko bafite ubumenyi, ahubwo gusa ari izo kugira ngo bashobore kwibonera akazi. Sindi bubitindeho cyane, wenda ibijyanye n'uburezi n'ireme ry'uburezi byo twazabikoraho ikindi kiganiro. Hari ikindi cya kabiri bakubise aho ngaho cyo kuvanga cyane bikabije politiki na tekinike, ndavuga mu burezi. Aho usanga uyu munsi wa none leta igize ikibazo mu rwego rwa politiki mpuzamahanga, ndavuga nk'igihe bagiranye ikibazo n'abafaransa bakavuga bati duhagaritse igifaransa muri enseignement y'u Rwanda. Mu by'ukuri ugasanga ibyo byose ni uburezi bari kudindiza. Ugasanga buri ejo baragarutse bati nk'ubu ejo bundi baravuze ngo bagaruye igifaransa, bagafata umwarimu utarigeze yiga icyongereza ngo jya kwigisha icyongereza kubera bagihinduye mu gitondo kubera bashwanye n'ubufaransa, jya kwigisha icyongereza kandi yize mu gifaransa. Nk'ubu ngubu ejo bundi bazanye bagaruye igifaransa, bategeka abarimu bamaze imyaka n'imyaka baforoma mu cyongereza bati mujye kwigisha igifaransa. Ukibaza utese mu burezi bw'u Rwanda abarimu b'u Rwanda n'abamagisiye, nge nagombye kumva ko ari abamagisiye, sinagombye kubita abarimu. Mu magisiye uko niwe uhindura, nawe agira ibyo ahindura, ntabwo apfa guhindura icyo ari cyo cyose. Ashobora kuba yatinshira imisumari ariko ntabwo wambwa ucira amafaranga kandi we yakubwiye ko acira imisumari. Mu Rwanda rero ho muri enseignement y'u Rwanda usanga ururimi ruhinduka, bakategeka abarimu kwigisha mu rundi, ukibaza nimba ari abamagisiye nabyo bikakuyobera. Mu gihe ngivuga rero kuri ibi bya education, nyine mu by'ukuri mu gusoza kuri education hari ugutanga diplome hadashingiwe ku bushobozi cyangwa ku bumenyi, ahubwo ari uburyo kugira ngo umubare utambuke. Nkira aho ngaho ndagira ngo mvuge ko hari na gahunda zindi nyinshi zigenda ziza zigaturwa mu burezi, zikavangira abigisha cyangwa se bikavangira nuze appareil cyangwa systeme y'uburezi, ku buryo biguma kumanura uburezi hasi, ireme ry'uburezi bigatuma abanyarwanda basubira ireme ry'uburezi risubira hasi cyane. Reka simpatinde cyane, nongereho noneho ko nabo baba basohoye bataba bafitiwe n'akazi bazakora. Biratangaje, maze iminsi ndeba nko kuri YouTube nkabona aba lisansiye umuntu urangiye lisansi mu university agenda acuruza amandazi ku muhanda. I Bugande Ikamba narabonaga abacuruzi ibisheke, narabonaga basunika ingorofani, kandi bavuye mu Rwanda ako kazi baje kugashaka muri Uganda. Atari ukuvuga ngo nabahunze, n'abanyarwanda baje gushaka umurimo i Bugande ariko bari gucuruza amandazi, bazungurukana inkweto ku muhanda, bacuruza ibisheke, ibintu nk'ibyo. Reka rero mbinyuremo muri make mvuge no kubijyanye n'ubuzima. Mu bijyanye n'ubuzima nabwo mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo babayeho neza kubera bwa bukene bafite, bahatirwa kujya muri izo za mitiwere do sante n'ibindi bibasaba amafaranga.
ugasanga abanyarwanda bafite ikintu cya malnutrition, kurya nabi, nabwo nibura n'urya nabi yabibonye kuko abenshi banicwa n'inzara nko muri kino gihe cya corona ho ni ibindi bitewe n'ibyo leta yabatuye hejuru. Iyo ngereranyije rero nko kuri iki cy'ubuzima, mu by'ukuri ndeba nk'Ibugande narahabonye Perezida Museveni rwose hari ibyo ngiye nyamushimaho. Ubuvuzi ni ubuntu, Abagande barivuza, keretse kugera no ku bitaro bya Murago twese twarivuzaga bwari ubuntu, keretse iyo hari serivisi bateganije zirengeje amafaranga runaka ugomba kwiyishyurira, aho kuryama mu bitaro no kuvurwa bindi ari ubuntu, wenda imiti akaba ariyo wakuyishyurira iramutse ari imiti ihenze. Ariko rero ngarutse mu Rwanda muri rusange, ibi nabyo usanga nk'ibi ngibi ndavuga cyane cyane bya mitiweli dusante barabaye nk'aho babigira business, ku buryo umuturage w'u Rwanda adafite ubushobozi bwo kwivuza cyangwa kuvurirwa hariho hose. Ndabihuza na cya kindi bise ibyiciro by'ubudehe, kuko ibyo nabyo biri mu bintu bituma abanyarwanda bidindiza abanyarwanda cyangwa bibasubiza inyuma, kuko ni ugucamo abanyarwanda ibice kubashyira muri kategori. Ikindi navugaho ni ku kijyanye n'ubutabera. Turabizi iby'inkiko z'u Rwanda zikora, mbese zikoreshwa mu nyungu za gatsiko mu buryo bwo kubangamira ushatse kuvuga ikitagenda neza. Hariho no kuba barashyizeho amategeko akakaye yo kwikiza abantu batavuga rumwe na leta cyangwa abo bita ko batavuga rumwe na leta. Nk'ejo bundi naratangaye mbonye nko ku miyoboro ya YouTube leta yabyivanzemo, numvaga umuvugizi meya wa RIB bari kuvuga ngo bagiye gushyiraho amategeko ngo yo guhana abantu ngo batanze ibiganiro kuri YouTube bidahuje n'ibyifuzo byabo. Mu by'ukuri ibi byose bakora ni ukubaka amategeko cyangwa se no gukora ibikorwa bigamije kwimika igitugu cy'umwuga. Twibukiranye rero ikindi, kuko mu ubucamanza bw'u Rwanda ari ubucamanza burenganya, mbese bukora imanza z'impimbano, bugera naho bwambuka imipaka y'u Rwanda bukagushimuta n'abantu mu mahanga, bikozwe n'abanyarwanda mu mahanga, bikozwe n'abategetsi bo muri guverinoma kandi banabyemera ku maradiyo mpuzamahanga. Ibi rero ni igitugu ni ibyo kugawa, ariko ntabwo abanyarwanda tuzakomeza kubyihanganira. Ikijyanye rero ikindi nacyo navugaho ni nk'ikintu kijyanye n'umutekano. Umutekano ndacyari kuvuga kuri za ngingo zijyanye n'iyo kwimakaza igitugu, uburyo FPR na Kagame bimagaje igitugu mu gihugu cyacu. Hariho guhungabanya umutekano mu bihugu duturanye, ndavuga urugero nk'intambara zagiye ziba muri Kongo, abakongomani baziguyemo. N'ubu hariho intambara ikomeye yo kugira ngo kuba abakongomani bari gusaba ko haba urukiko rwaburanisha abantu bakoze ibyaha muri Kongo byahitanye abantu barenga 6 miliyoni. Ibyo ngiri kuri ibyo bihugu duturanye, hari nk'ibyabaye mu Burundi muri 2015. Uruhare rw'u Rwanda rurazwi, abarundi barabivuze n'imiryango mpuzamahanga yarabivuze. Gusa icyo nakongeraho gihamya y'ibyo kubijyanye n'umutekano ni uko usanga abantu bahagarariye iyo mitwe y'iterabwoba batiza umutekano muke mu bihugu duturanye bose bahunga bakaza mu Rwanda, akaba ariho bacumbikiwe. Navuga nk'uri abayoboraga CNDP General Laurent Nkunda, navuga nk'abari Ntaganda yagiye Irahe ariko anyuze mu Rwanda, navuga nk'aba Niyombare babavuye za Burundi, n'ibindi byihebe ba Sultani Makenga n'abandi bagiye bahunga bakaza mu Rwanda. Hari n'abitwa ba Jire Mutebutsi wigeze ayobora ingabo mu burasirazuba bwa Kongo zahungabanyije umutekano i Bukavu. We nigeze namubona n'amaso yanjye, twahuriye ahantu nta nanzi ndiye namenya, ariko ari byo nari nibereyemo bindi. Yaje no gupfa, naje kubona ibinyamakuru bitangaza ko yapfuye. Abo bose rero bakora iterabwoba ryose ryo mu karere, bose bajya guhishwa mu Rwanda. Icyo rero akaba ari ikibazo gikomeye ku miyoborere y'igihugu cyacu. Noneho rero tuvuze noneho muri rusange ku miyoborere y'igihugu, mu miyoborere y'igihugu himitswemo ikintu cy'ivanguramoko gikabije. Ubutegetsi bushyira imbere ikintu gikomeye cyitwa ngo jenoside yakorewe abatutsi. Nibyo kuko abatutsi barapfuye, na jenoside yakorewe abatutsi turayemera rwose, kuko ni ikibazo gikomeye kandi buri wese kigomba kumuhangayikisha. Ngenda bivuga nk'umuntu wabaye mu gihugu. Ariko nyuma y'ibyo hari n'abahutu bakomeje gupfa, bishwe n'ingabo z'inkotanyi. Abo bose nabo rero mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi wa none nta munyarwanda wemerewe guhabwa ubutabera cyangwa kuvuga ko umuntu wiwe yapfuye azize abasirikare b'inkotanyi cyangwa yishwe n'abantu ba FPR inkotanyi. Icyo kikaba ari ikibazo gikomeye, aho umuturage bamufunga umunwa ngo atazavuga cyangwa ngo ntabwo ubutabera, ntazazibukwe, ntazagira icyo avuga, aceceke. Nukuvuga ko nta burenganzira abo bantu bafite. Kubera iki?
babwimwe ku ngufu, kuko n'ushatse kuzamura ijwi abivuga bavuga yuko ari gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, bityo agashyirwa mu gihome akajya gufungwa. Mu gihe nari nkivuga kuri ibi by'imiyoborere myiza, turabizi twese ubutegetsi kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku mudugudu cyangwa ku isibo bagomba kuba ari abanyamuryango cyangwa ari abayoboke ba FPR, ishyaka rimwe riri ku butegetsi. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni kimwe na systeme yuko igihugu kiba gifite ishyaka rimwe ariko cyagera hanze muri za mvugo z'ikinyoma bati dufite demokarasi, dufite amashyaka menshi mu gihugu, mu gihe ayo mashyaka nta na rimwe ryemerewe kuvuga kuri ibyo ngibyo, ahubwo nayo agendera mu kwaha, mbese ari abambari cyangwa ari abasangirangendo. Icyo rero nacyo mu buryo bwo kwimika igitugu niho ubutegetsi bufata, ndavuga ishyaka riri ku butegetsi, kuva ku rwego rwa perezida wa repubulika kugera ku muturage hasi, bakabagira rya shyaka, bose bakaba abayobozi ba rya shyaka. Icyo rero mu by'ukuri ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza igitugu cy'umwuga. Mu gihe nkivuga ibyo rero ku bijyanye n'agatsiko k'indobanure za FPR, mbere banengaga ko MRND, abantu bo muri MRND babaga kugira ngo wemererwe kuba, abantu bo muri MRND nabo nuko byari bikoze kugera ku muyobozi wa serire. None rero FPR yo yaraje irabifata, yiyongereraho n'ibyabo. FPR yo icyo yongeyeho nuko yabikoze hariho n'ibindi bitangwa amashyaka, hariho n'andi mashyaka mu gihugu. MRND yo yabikoraga byanditse no mu itegeko, byari byanditse mu itegeko nshinga, kandi icyo gihe hari ishyaka rimwe ariyo byanditse. Ubu rero bo hari amashyaka menshi, noneho bakabikora kandi bitananditse. Byerekana iki rero? Cya gitugu navuze cy'umwuga. Mu bijyanye naho na politiki, turabizi rwose mu gihugu ni ishyaka rimwe, nongere mbigarukeho, rivuga rigatera rikikiriza, rikica uwo rishaka, rikagabira uwo rishaka, rikazimiza uwo rishaka. Iryo shyaka rero ryikubiye ibyiza byose by'igihugu. Umuntu uje avuga yuko akeneye ko haba impinduka, dufite ingero z'abantu bagiye baza nko kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa baza kwandikisha amashyaka yabo mu gihugu, ko bose bagiye bashyirwa mu gihome bagafungwa bavuga ko baje guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu gihe rero tukiri aho nk'uko maze kubigaragaza muri izo nzego zose, ndavuga mu rw'ubukungu, mu mibereho myiza y'abaturage, navuze mu miyoborere, navuze muri politiki, nibagiwe ahubwo kuvuga ku kantu gatoya nabwo kandi kajyanye no guheza gukabije, aho iyo urebye nko mu nzego z'igihugu, ndavuga mu nzego z'umutekano nko mu gisirikari, nari ngarutse kuri rya vangura gatoya, niho narabaye nkunyura ku ruhande, usanga mu by'ukuri inzego zose zikubiwe n'ubwoko bumwe bw'agatsiko k'abantu b'abatutsi. Iyo byumvikane neza, ni agatsiko, ntabwo mvuga ko ari abatutsi bose. Ibyo ndabivuga mbishingiye kuki? Mperutse kumva ikiganiro cyatambutse kuri radiyo Inkingi, cyari kiyobowe n'umunyamakuru witwa Musabyimana Gaspard, aho hari ubushakashatsi bakoze kandi berekana urutonde rw'abasirikare bayoboye igisirikare cy'u Rwanda cyose, abajenero, kuzamura yabaza abantu nka 50, bavuzemo umuhutu umwe. Ukibaza utese abantu iyo ko baje bashinja abo basimbuye ku butegetsi ko bavangura amoko, ni gute wavuga ko igisirikare cyaba kigizwe n'abantu kiyobowe n'abaofisiye barenga 50 nta muhutu n'umwe urimo? Mu by'ukuri rero ibyo byose nibyo dushingiraho cyangwa nyeshingiraho nemeza ko ari himitswe igitugu cy'umwuga, ariko gikubiyemo n'ivangura ry'igitangaza. Reka mvuge noneho no ku bayobozi bandi basanzwe tureka b'igisirikare. Nigeze nabwo nsoma ngo kandi karaporo kerekanaga abaguverineri b'intara, kerekana muri guverinoma, kerekana n'ubuyobozi bw'igihugu buryo bumanuye kuva kuri presidence kugera hasi. Mu byo ndavuga ku buyobozi bukuru bw'igihugu hejuru, apana kugera hasi, kugera kuri ba guverineri, aho berekanaga mu by'ukuri abantu bagize izo nzego cyangwa abayoboye izo nzego, ugasanga ari abantu bava 90% muri FPR, noneho ukaza gusanga 98% bose ari abatutsi. Ukibaza utese abandi bantu basigaye, ndavuga nk'abo bahutu bandi basigaye cyangwa abandi bava mu yandi mashyaka, bo nta bwenge bagira cyangwa ntibize cyangwa nta bushobozi bafite bwo kuyobora.
igisubizo buri wese aragifite. Nuko nkuko natangiye mbivuga, ingoma y'igitugu ikora uko ishoboye kose kugira ngo yimike cyangwa ishinge imizi hose, ariko iranduka nabi. Ndagira rero ngo nkomeze mvuga nibaza ikibazo cyangwa nkikubaza wowe uri kunkurikira, ndavuga ntese abanyarwanda bazigobotora icyo gitugu gute? Buri wese yabona igisubizo. Igisubizo rero nta handi ntiriwe njya kure cyane, igisubizo kiri muri rubanda. Rubanda ninde? Rubanda ni umunyarwanda. Umunyarwanda aho ari, uko wamugira kose, reka ndeke n'umunyarwanda, reka mvuge ngo umuturage w'u Rwanda aho ari hose, yakwiga atakwiga, afite amaso kandi afite n'umutima nama, twese ntabwo ariko twize ngo tujye mu ishuri. Hari ikintu rero tugomba gushyira imbere mu gihugu cyacu cyitwa ukuri. Ukuri sindi bujye mu bisobanuro byako, kuko hari benshi babisobanura uko bashatse, ariko ukuri shaka kuvuga nuko abanyarwanda bagomba kumenya cyangwa bazi amateka y'igihugu cyabo, kuva aho amateka yatangiriwe kuvugirwa cyangwa kuva aho bazi kugeza kuri uyu munsi wa none duhagazeho. Ese buri wese yavuga ati igikenewe ni iki? Kuvuze ko umunyarwanda ari we ufite ari we gisubizo cyuko, mbese ko ari we umunyarwanda, ko ari we gisubizo cyuko abanyarwanda bakwigobotora ingoma y'igitugu. Ni ukuvuga ngo muri kino gihe iyo urebye mu gihugu cy'u Rwanda, bibonekera buri wese, dukurikira amakuru, dukurikira n'ibibera mu Rwanda, ubona yuko abaturage b'u Rwanda bahagurutse, abenshi bamenye kwivugira, n'abo twakwita ibiragi cyangwa abo twakekaga ko batashoboraga kuvuga, barahagurutse baravuze. Uwa mbere nkuko natangiye mbivuga, navuze ko ntagiro nti FPR gifata ubutegetsi, abantu bacitse ku icumu batekerezaga yuko babonye umurengezi cyangwa umukiza. Ubu rero muri kino gihe naho abacika cumu bamaze gufunguka amaso, batangiye gutobora, bavuga ibyo batekereza n'ibyo babona. Reka nshimire nk'intwari Kizito Mihigo, ni intwari kandi azakomeza kuba intwari. We yarahagurutse aravuga ati oya ntibishoboka, avuga ndetse abiririmba mu ndirimbo yiwe ko ni umurage ukomeye yasigiye abanyarwanda uzamara imyaka ibihumbi n'ibihumbi, avuga rwose ati, avuga uburyo abona imiyoborere y'igihugu, avuga uburyo abona abantu bishwe barenganywa, mbese ariko icyo yaganishagaho bwari ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo abanyarwanda babe bashyira hamwe biyunge. Baramwishe bidateye kabiri, Karasira arahaguruka, we abivuga nawe ashyize mu ndirimbo, ndetse no ku ma YouTube waranatubura aranavuga, agera naho avugisha ukuri kurenze kubukura, aravuga ati abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye bamwe bishwe n'interahamwe, abandi bishwe n'inkotanyi, ndetse avuga bishwe n'inkotanyi ku buryo bishwe. Bishatse gusobanura iki rero? Mbere yuko ngera kuri icyo, munyihanganire gato, nari maze kuvuga, hakurikiyeho witwa Idamange. Idamange aratobora rwose, aravuga, areka amarangamutima, arenga imbibi z'ubwoko. Idamange aravuga akurikije uko abyumva n'uko abibona. Abivuga ni umuntu mukuru unajijutse, yarazi ko azabizira, yaranabivuze mu kiganiro kiwe yatangaga, kandi yarabizize. Mu by'ukuri rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko n'abacitse ku icumu ubwabo bafunguye amaso, baravuga bati aho bigeze, bakunze kubivuga abavuga Igiswahili ngo kama mbaya mbaya, ndabivuga ariko mbizire. Babivuze babizi, abo bose bageze mu ishuri. Ibyo bavuze rero mu by'ukuri babaye abavugizi babatagirijwe cyangwa badashoboye kuvuga, kandi ibyo bavuze bizahora byibukwa mu mateka y'u Rwanda. Uwo babwiye rero, babwiraga umunyagitugu uyoboye ubutegetsi bw'u Rwanda, Paul Kagame. Yarumvishe nubwo yitwaza rwa ruganda rwe cyangwa ya ntwaro yitwa ubucamanza cyangwa inkiko kugira ngo bashobore guhohotera abantu, ariko ubutumwa bwabo baraburangije, barabuvuze. Maze igihe rero nanumva nko ku ma YouTube hari abantu b'abanyakuri, mu by'ukuri hari nk'umusore nawe witwa Gilbert Shyaka, wari watangiye kuvuga ibintu byiza, nubwo muri kino gihe yabuze, bavuze ko ashobora kuba yararigishijwe. Hari n'undi mugabo mperutse kuvubona vuba aha ngaha rwose uvuga ibintu byiza bitomoye kandi birimo ukuri kutarimo ikinyoma.
hari nk'uwitwa Rashidi rwose avugisha ukuri akavuga ibintu byiza kandi akagira na leta inama. Maze iminsi nabwo mu gihe gishizemo nako abanyarwanda bafunguye amaso, hari umugabo umunyapolitiki ukunze kuvuga ati bacanye ku maso. Narababonye rwose aho bamwe bagerageje no kwerekana ko bigaragambya no kwigaragambya nyakwigaragambya. Ndavuga hari abo abapolisi bishe cyangwa abasirikare bishe umuturage i Rwamagana, baje kujyayo abaturage barigaragambya babereka ko badakina, babwira ko nibikomeza gutyo nabo bazafata imipanga. Hari za Kangondo tujya tureba disikuru cyangwa interview zitangwa na bamwe mu baturage baho bashavuye batesheje umutwe, basenyeye amazu yabo bakabura iyo bajya niyo bava, ku buryo bamwe barara no ku mihanda. Duherutse kubona ku ma YouTube abagore rwose banze kwihanganira urugomo rw'abasekirite, barahagarara abagore bashyira udukapo hasi bakubita umusekirite baramwumvisha. Twabonye imyigaragambyo yabaye nkaho bari bagiye gushyingura uramu raperi witwa Jay Polly wari wishwe nyine nabo banyagitugu, nubwo bagenda babihishahisha ariko bagiye bemera uruhare rwabo. Muri gereza dufitemo abavandimwe kandi turabizi neza, makuru turayafite y'uburyo Jay Polly yavuyemo n'ibyo babeshyaga ko nta mpamvu iriho, ariko abaturage mu kumushyingura baberetse ko ibintu byose bishoboka. Ibi rero myongereho n'indi nkuru y'umuntu, hari igihe bari muri guma mu rugo yayinde abantu batavaga mu rugo muri Kigali, baza gutangaza intsinzi, nimba sinibuka neza ikintu cyari cyabaye, ariko bari nimba ikipe no sinibuka neza, ariko icyo nibuka nuko ari video nabonye abaturage biraye mu muhanda, abapolisi baraza birabayobera, abaturage n'abatuka baravuga ati mugende mwebwe, abaturage baridagadura rwose. Nabonye nabwo Kimisagara hari umugore rwose washize amanga arahaguruka, baje kumucokoza abasirikare bamwe, abapolisi bamwe barimo n'abafite bari sizi ibyo barimo bagenzura, abantu barigaragambya rwose babereka ko bidashoboka, habaye nk'aba n'imirwano. Mu by'ukuri rero ibi byerekana yuko izi ngero zose maze kuvuga abaturage bamaze guhumuka, batangiye kumva mu by'ukuri ukuri, bamaze gufungura amaso, bari kureba iyo u Rwanda rugana n'ikigomba gukorwa. Umuturage rero abantu bo muri FPR baragenda bakicara bati abaturage n'injiji tuzabara uko dushatse, ntabwo bishoboka. Aba nibo babyaye abo basirikare birirwa bagendana izo mbunda bica abantu, aba nibo babyaye n'abapolisi birirwa bagendana izo mbunda, aba nibo babyaye b'abanyerondo n'abandi bajya guhohotera abaturage. Ejo bundi twabonye nkura musaza witwa Safari, yaranamamaye, nabonye baramushyize ku birango byinshi, ku nkweto, ku myenda no ku bindi, yarahagurutse rwose yirwanaho. Abantu baje kumuhohotera aho yararagiye inka, yego nimba yari mu ikosa, umuntu wari uzwi utuye, bashoboraga kumureka bakaza kumwohereza amande mu rugo bitabaye ngombwa ko bajya kurwana, ariko yagerageje kwirwanaho, abereka uko ari umuntu w'umugabo kandi byatesheje agaciro inzego z'umutekano z'u Rwanda. Aha rero bishatse kuvuga ko mu by'ukuri abaturage bari maso, bacanye ku maso mugano wa munyapolitiki, kandi biteguye kwirwanaho mu gihe cyose baba bahohotewe. Gusa muri bya bindi by'igitugu navugaga, ikintu nibagiwe kongeraho nuko ikindi kimenyetso kigaragaza igitugu gikabije nuko abaturage basigaye bamwe batagize ukwihangana, basigaye bajya kugaragariza ububabare cyangwa umujinya wabo mu kwiyahura. Nge ntabwo nashyigikira umuco wo kwiyahura, ariko mu by'ukuri ni hake mu bihugu ushobora gusanga hari umwanya cyangwa nk'inzu ziza mu mujyi abaturage bajya kwiyahuriraho. Ibyo nabyo mu by'ukuri ni ibintu bigayitse, nubwo byagiye bivugwa, hamwe babyise ibinyoma, abandi bakabyita ukuri, ko hari abagiye bahanura bati mu gihe ingoma ya Rwabujindiri izaba igeze mu marembera ati abantu hazabaho kwiyahura, hazabaho inzara, kandi abaturage bari kwicwa hirya no hino n'inzara ibatsinze mu nzu. Ibyabaye muri guma mu rugo twarabibonye. Mu by'ukuri rero ibyo byose icyo bishatse kuvuga nuko abaturage ubwabo bamaze kubona, bamaze gufunguka amaso, bamaze kubona ibyo abanyapolitiki bavugaga, nabo bafite icyo babitse ku mutima, kabone n'ubwo abayobozi baza bakagira icyo bababwira ariko cyo kubashuka, ariko barabizi, babibitse mu mutima wabo. Ndagira ngo nibutse kandi ikindi kintu kimwe, ndakibutse ingoma ya FPR ko uyu wari perezida wa Libya Gaddafi bamuteye aratangira muri disikuru ye naranayumvisha icyo gihe avuga ngo bamuteye n'imbeba, yabise imbeba.
ntihakagire nubwo waba ufite ingabo zingana gute, ntugasuzugure umuntu utazi icyo ari cyo cyangwa utazi ikimuri inyuma. Burya umuntu ni mugari. Niho ngira ngo ngayire bamwe mu bategetsi bo muri FPR usanga bavuga ngo abanyapolitiki bo hanze ngo nabaterura amakarito, ngo nabateruzi b'ibibindi. Hari igihe abo bateruzi b'ibibindi bashobora kuzakenera kubavugisha bitagishoboka. Nibi ndabivuga mpereye kuki. Hari igitero kigeze kiba muri za Nyabimata, kibayeyo uwari guverineri w'amajyepfo witwa Mureshyankwano aravuga ngo nagatsiko k'amabandi ngo kateye ngo amabandi atwika inzu ngo araniba ngo bariba ngo bashimuta n'abantu. Sankara agiye kuburanishwa mu rukiko bamugerekaho ko yatwitse amamodoka, kandi icyo gihe bavuga ko nta modoka yahiye, bajyanaho n'abantu kubereka ngo ni hazima. Ngo bamugerekaho amamodoka, bamugerekaho no gutera no imitwe y'ingabo itemewe n'ibindi n'ibindi. Iyo baza kuba mu by'ukuri ari abantu bavugisha ukuri cyangwa bashaka kubaka igihugu cy'u Rwanda cyangwa bashaka kuyoborera mu mucyo, bagomba kuvuga bati nk'uko babitangaje, bakavuga bati ni Sankara twamufashe nk'igisambo cyibye, bakamuhanisha kuba yaribye. None se bazanye mw'ivy'imodoka, gutwika imodoka, kwica abantu ngo bakoreshe intwaro, umutwe w'ingabo n'ibindi gute, kandi baravuga ko ari abajura baje kuhiba? Ntabwo abaturage bazihanganira na rimwe ikinyoma cy'ubuyobozi. Gusa kukivuruguruza nuko abaturage bo bazi ubwenge, ibyo babonye barabibika, igihe nikigera niho bazagira reaction yabo. Muri make rero icyo nasaba ni iki umunyarwanda wumva iki kiganiro? Nasaba umunyarwanda wumva iki kiganiro cyane cyane mpereye nko ku banyarwanda bari mu gihugu, ni ukubihanganisha no kubasaba gushyira umutima hamwe, kuko nta kitagira iherezo. Na Bibiliya itubwira ko isi nayo ubwayo izagira iherezo. Ubutegetsi rero bwo kimwe n'ubwami bwagiye bubaho bukomeye tujya twumva mu mateka ya Bibiliya, y'abantu mu mateka asanzwe, bwagiye burangira cyane cyane ubw'igitugu kandi bukarangira nabi. Nagiraga ngo nisabire rero abantu, yaba bari mu gihugu, yaba bari hanze y'igihugu, buri wese afite umuganda cyangwa se buri wese afite inshingano zo kugira ngo yirengere kandi arengere n'abanyarwanda muri rusange, no kimwe no kubaka igihugu. Ibyo rero bazabigeraho gute? Ntabwo umuturage wese agomba kuvuga ngo arahaguruka ajye kuri YouTube avuge, ntabwo umuturage wese azajya mu bwengo azajye mu muhanda yambare pankarite ajye kurwanya ubutegetsi cyangwa agire gute n'ibindi bishobora kumugiriraho ibibazo. Navugaga ngo impano, abanyarwanda dufite impano zitandukanye. Hari abafite impano zo kuririmba, reka mugire cyane cyane nk'abantu bari muri diaspora, kuko kuririmba bisaba n'ubundi bushobozi. Abafite impano zo kuririmba rwose nibahaguruke bahimba indirimbo, kandi nkanasaba n'abantu bakorera nko ku macano ya YouTube kugira ngo izo ndirimbo bajye bazicuranga, kimwe nuko Kizito yaririmbye igisobanuro cy'urupfu ari mu gihugu mu Rwanda. Karasira yaririmbye Shitani, ni indirimbo nkunda kumva cyane. Karasira yaririmbye Aho Kwica Gitera, ni indirimbo nkunda cyane. Izo zose Gilbert Ishyaka nawe hari izindi yaririmbye. Izo ni indirimbo kimwe na Sankara ntaramwibagirwa. Izo ni indirimbo mu by'ukuri nashishikariza abafite nk'imiyoboro ya YouTube kugira ngo bajye bagerageza kuzicuranga, nibura abanyarwanda bazumve. Ni indirimbo nziza cyane, n'ubutumwa batangiramo ubutumwa bwiza cyane kandi bushobora gufasha abanyarwanda. Ikindi nasaba nuko undi muganda abantu bashobora gutanga nk'abafite impano, hari nk'abantu bazi kuvuga imivugo. Umuntu ashobora guhimba umuvugo urimo message nziza, nk'abati yagiye avuga imivugo nubwo yaburiwe irengero, ariko nibura yasize umuganda. Ubundi se ko n'ubundi umuntu areka kuvuga ntaririmbe, ntavuge n'uwo muvugo, ntagire n'ikindi akora, n'ubundi agapfira ubusa. Akaba wamugani kavuga ngo agasozi kakwimya amaraso ntuyakarenza. Umuganda rero buri wese yatanga ni urakenewe, kandi buri wese afite inshingano zo kubaka igihugu cye. Icyo nasoresagaho rero nuko twese abanyarwanda nidufatikanyiriza hamwe tukumva yuko icyo dukeneye, cyangwa se tukumva yuko u Rwanda ari urwacu, kandi tukumva yuko twifuza amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, kandi tukumva yuko twifuriza abaduturukaho, abana bacu n'abazadukomokaho, kugira ngo bazabeho neza, bubaka u Rwanda rwiza
nuko twafatikanyiriza hamwe, haba abasaza, haba urubyiruko, ndavuga cyane mbwira urubyiruko, ariko kuko nituguma kureka agatsiko k'abicanyi kaguma kutwigarurira tuzarangira twese, ariko nidushyira hamwe kukarwanya no kukirukana bizafata umuntu umwe, bizaba nko guhumbya. Nasoza rero mbwira abanyarwanda kandi mbabwira nti mwihangane, ariko umwanzi dufite n'umwe. Ikindi nasoza mbwira ku gatsiko nuko mu Kinyarwanda baravuga ngo amaraso arasama, ikindi tuvasa. Murakoze cyane. Iyumvire uzaramba, iyumvire Karasira, osekuru Nyagasani, tabara bawe Nyagasani, osekuru Nyagasani, tabara bose Nyagasani, osekuru Nyagasani, ibuka bose Nyagasani. Ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashobewe.